umupfumu uyu wujuje ibyangombwa na n'uyu munsi ni umuki ntabwo wabyumva. Nge namenye ubwenge sogokuru ari umupfumu, none ngo na sogokuruza yari umuki yari umupfumu, none mukuru wa papa ni umupfumu, umukurikiye nawe ni umuki ni umupfumu, papa nawe agakurikiraho akabiki umupfumu. Bafite mushiki wawe umwe, ubwo urumva nawe yashatse umugabo w'iki w'umupfumu. Kuba twaravutse aho ngaho, umwana washatse kujya batizwa yagiye yiyigira, urumva agiye yiyigira. Ati rero buriya uzabivemo, nuko wari wabuze kugira gute ukugira, niyo mpamvu wagiyemo. Nanjye nabwo ati iya ndinzi ikandokora urupfu rukomeye, ntago nayireka, nzayikorera. Ndagenda njya gusenga inashye nk'iki gihe. Rero sanga papa abantu baje kuragura, harimo n'umundi mupfumu witwa Nyagahinga, yazanye ibyo ngo ibya papa bibi ububasha, imbanyuzemo bose bikubita hasi. Uwo mupfumu abwira papa ati umva, uyu mwana ni mumwirukane, guhera uwo munsi mva kwa data, baranyirukana nkajya mba mu rusengero, barubatse inzu nziza mu mujyi wa Kigali Norvege. Ndayafite, haleluya. Ntabwo yari yuzura, nyine ndimo gusenga menshi, nawe nigeze nsenga ndimo kuyasenga kugira ngo nabyo birangire. Maze rero ngura n'imodoka, haleluya. Imana yambwiye ngo njya gushaka perimi, ihita inabikora. Perimi nayishyize mu mufuka kuri 17 z'ukwa munani umwaka washishe. Kuri 18 njya kuzana imodoka Amajego, kuri 18 njya kuzana imodoka Amajego. No, mwahereje Imana icyubahiro. Bwira mugenzi wanjye ibi bintu birakora, bundi wakiranuka gusa. Haleluya. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Gukora mu rugendo nago nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari ibyo mu gihe gito. Yesu nzi kufite amagari ibihumbi, harimo n'iryo wangene, icyo wamiti mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Icyo wamitiye mbona ukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Fata mugenzi wawe mu biganza, fata mugenzi wawe mu biganza, mukomeze. Wamukomeje? Oya, mungorera umubwire te icyo Imana yaguhitiyemo ni ukugira ngo uzagere mu ijuru amahoro. Buriya ni Imana yaguhitiyemo, ni Imana yakuzaniye aha ngaha. Komera Imana amashyi, hereza Imana icyubahiro. Amen.
nyine ndi umuntu w'Imana. nje mvuye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo ngasengera mu karere ka Gakenke muri paruwase ya Muhondo. Haleluya. Ndubatse mfite umudamu n'abana. Amazina ni Bizimana Jean Bosco. Bizimana rero papa yatubyaye turi abana 8. Ndimo mo hagati. Ariko ninjye yise izina ryiza. Yanyise Bizimana. Kandi anyita Bizimana Imana atayise. Papa ni umupfumu. Ni umupfumu uyujuje ibyangombwa. Na n'uyu munsi ni umuki? Ntabwo wabyumva. Nje namenye ubwenge. Sogokuru ari umupfumu. None ngo na sogokuruza yari umuki? Yari umupfumu. None mukuru wa papa ni umupfumu. Uwo mukurikiye nawe ni umuki? Ni umupfumu. Papa nawe agakurikira akabiki? Uwo mupfu. Bafite mushiki wawo umwe, ubwo urumva nawe yashatse umugabo w'iki? W'umupfumu. Urumva kuba twaravutse aho ngaho, umwana washatse kujya batizwa yagiye yiyigira. Urumva agiye yiyigira. Ariko ikintu ushima Imana, mama yatashye mu ijoro ari umurokore. Umva ukuntu byagenze. Yarakije, yigeze aducika, turamushaka turamubura tuya ngo yarapfuye. Hashije n'umwaka tugiye kubona tubona araje. Ndabaza se mama, ni narashatse nyine urumva nawe mfite umugore, mfite no yaje nabyaye umwana wa mbere. Duhurira ku muhanda arambwira ati na n'uyu munsi ntabwo uri wabyanda, bati uyu munsi uruhinja rwageze mu rugo. Atereka nze nusure. Turajyana. None agiye gusenga mu masaha ya 9 gutyo, mbona afashe akantu k'agakeka gatoya, mbona asenze nk'uko abisiramu bagira gute? Basenga. Ariko imbere ye ahashyira utuntu twese tubiri duto cyane tungana n'agapfuza. Ndabireba ndabaza se usige usengera hehe? Nyina arahambwira ni hahandi mu Barangi. Aravuga ati ngese insengera mu Barangi i Remera. Ubwo urumva niho yari yaragiye abadayimoni bari baramujyanye. Ndahata ariko none se aho niho harimo imana zanyu? Ati niho harimo imana. Ndahatereka mwereke rero ukuntu imana zitandukanye. Haleluya. Ngiye gukorera ukuntu imana zigeze gute? Zitandukanye. Ubu buntu ngiye kubumena. Atumenye wapfa. Mita mbujanjura. Abona nta kintu mbaye. Abona buracyabona burenge burakeye. Arabati iyo yawe niyo ngiye kugira gute? Gukurikira. Bwira mugenzi ngo ibyo ni iby'Imana ikora. Kandi no mu kanya hari ibyo igiye gukora. Sagira umuntu usinzira. Bwira mugenzi ngo igihe tugeze mu Imana igiye gukongera gukora. Ubwo rero mama araza arakizwa. Agira gute? Arakizwa yiga igice. Yari afite amafaranga. Nubwo urumva papa ni umupfumu, ariko ngewe urwo navutse mu rugo barabapfumu. Urumva nyine bajya amafaranga y'abapfu. Yari umukire.
ntago navutse mu rugo rwasaba umunyu, ntago navutse mu rugo rwabura amafaranga yo kujya kurihira abana ku ishuri. Urumva ko bwa Habyarimana nari ndi umwana mutoya, ariko mu rugo hataga imodoka yitwa Daihatsu, ari iya papa, ari n'umupfumu. na n'uyu munsi arayigira. Icyo nshaka kubabwira ni iki? Urumva hatarakomeye nibura. Mama aragenda abwira pasiteri witwa Mugenzi, yiga igice, aramubwira ati abashyitsi bose baza kuri uno mudugudu, kuri no torero, usuzongeye kurushya abakirisitu, nzajya mbakira. Haba na korari niyizaza nayo nzagira gute? Nzayakira. Ariga ari ku cyumweru bashyira abanyagice imbere y'abakirisitu, nabo bamushyiramo, baramuhamiriza ati nawe kuwa gatanu uzagira gute? Uzabatizwa. Turasohoka, arambwira ati rero kuwa gatanu naguze ikimasa nyishyira ku mudiyakoni witwa Merita, ubwo kuwa kane mugomba kukibaga, umunsi mukuru wanjye ukazagenda neza, ahubwo nkorere bije y'ibindi bintu n'amafata abantu bagomba kuzanywa, umunsi mukuru wanjye uzagende neza. Nyine ndavuga ati rero hari korari y'Igacuriro yaje mu Kinini, ngiye kujya kureba korari y'Igacuriro yavuye i Kigali, ejo nzaza kubitegura. Mvuye kureba korari y'Igacuriro, imvura iranyagira, ndagenda ndaryama, bigeze saa sita z'ijoro Imana irambwira ngo mwana wanjye, nyoko ndamucyuye, ntabwo uzongera kuvugana nawe ukundi, kugira ngo atazongera kwiyandurisha. Imucyuye hakiri kare. Aho nuye naho papa atuye kuhagenda n'amaguru harimo isaha n'igice. Urumva yanjugunye kure. Urumva Imana nari mfite niyo yari afite birahabanye, anjugunya kure. Ndazamuka ndagenda ndakomanga, barakingura, ambwira papa, ndabati papa mama yatashye. Atatahiye ntago ajyamye. Ndahati ntawe uriho. Turagenda turara, dusanga byageze gute? Byarangiye. Papa arandeba arambwira ati nubwo byananiye, iyo Mana yawe uzayikorere. Iyo Mana rero niyo ndimo kugira gute? Niyo ndimo gukorera. Tumushyingura itorero rya ADEPR. Urumva ye kuzabatizwa kuwa gatanu, ariko apfa muri ayo masaa 7 z'ijoro ku cyumweru, ubwo twari twageze kuwa mbere. Ariko itorero rimushyingura neza, aragenda yigira hehe? Mwifurije kuzajya mu ijuru. Haleluya. Kwera mugenzi ngo uzajye mu ijuru. Ubwo simbibwiye se? Simbibwiye? Haleluya. Ntabwiye ko nitwa Bizimana Jabos. Jabos ko urumva nariyigiye mfite imyaka 12. Ngiye kukubwira ukuntu Imana ikora. Mfite imyaka 94, nari mfite imyaka 12. 9 kangahe? Nari mfite imyaka 12, ndimo kuza 10 ningahe? Ni 3. Noneho hari radio yitwa RTRM, najyaga nyumva ndagiye inka za papa, mwumva baravuze ngo inkotanyi zigira imirizo n'amatwi. Noneho rero inkotanyi ziba zigeze iwacu aho bita ku Kirenge, abantu batangira guhunga. Bahunze ndi kumwe n'undi mwana witwa Furaha n'uwo bita Poledi, turabata badukwerera ibintu. Tugeze ku irembo tubishyira mu isina za Mayinja.
ariko baravuze ngo inkotanyi zigira imirizo n'amatwi, twahunga tutagiye kureba inkotanyi koko? Abo bantu bameze gutyo. Tujya ku kirenge rero turi batatu, tuhasanga inkotanyi, dusanga zimeze nkatwe. Twari tuje kubareba, baratubwira ati rero nimuguma aha ngaha. Tuguma aho ngaho rero, twibera aho ngaho. Hashije iminsi 2 haje umusirikare, ariko nararebye nsanga ari ubushake bw'iki? Bwari ubushake bw'Imana kugira ngo mve kwa data, kugira ngo mure na Yesu. Haleluya! Ubushake bw'Imana burasharira. Noneho aratubwira ati muze mbere kantu mbajyana, hano hagiye kubera iki? Imigwano. Adushyira mu modoka, aratumana za Shyorongezo hose no ku giti cy'inyoni, aratuzana dushyira 19. Nitwe twaje mu bantu bafunguye gereza y'i Kigali, ninjye wa mbere. Tugezemo dusangamo abantu 4 bagwaye amaguru, bananiwe gusosoka. Baraduhisha kuko bari babonye abantu bazajya babafasha bakavomera amazi. Tujya kubona tubona batangiye guhiramo abantu benshi, tumenya ko ari gereza. Imana indindiramo. Mu banyururu babatijwe bwa mbere ninjye wa mbere. Urumva hari icyo naziraga? Bwira mugeze ngo ibyemera. Ariko urumva hari impamvu yo kugira ngo mfate iki? Agakiza. Kuko urumva nta hantu narigeze sengera, cyokora hari igihe nabonaga barokore baje kuvuna, bakajya mu gashyamba bakavuza ingoma, nanjye nkajyayo, bavuga bihana mfite ndi umwana, nanjye nkagenda ngapfukama, bikagenda gutyo. Ariko Imana yari ibizi. Haleluya! Rero ndiyo ngiyo nabatijwe naruzuye umwuka wera. Natangiye guhanura banshyira ku meza kugira ngo n'abarigira bagire gute? Bambone. Njya muri korali, nyobora korali. Bageze baravuga ati ariko itorero rimaje kugira abantu 800. Baravuga ati dushaka umuntu wuzuye umwuka wera wo kuyobora itorero. Basanga ni njyewe. Imbanyoboye itorero ndi umuto. Igihe kiragera urumva ndimo kwihuta, abatujyana Igitagata. Ngeze Igitagata nyobora gereza, nyobora n'iterero. Tumaje kugira imyaka 18 batuzana Igikondo kwa Kabuga. Naho bigenda gutyo. Natashye mfite 22 yo gushaka. Urumva Imana itarahabaye? Wakomeye Imana mashyi. Igihe cyo gutaha ugiye kuvuga ngo byagenze gute? Njyewe narasenze, Imana irambwira ngo ku itariki niyi umwaka uyu n'uyu nzagucyura. Nsanga amazemo imyaka 7, nsanga arimo kubura ingahe. Kandi iyo tariki ntago Imana iravuga. Iyo tariki ntago yarenze, niyo natahemo. UNICEF yaraje iraducyura, banjyana ku murenge ngiye nenze bya segiteri, barandeba, bamwe baranyobegwa, barabati umwana no kwa runaka ni mumureka agira gute? Ataye. Inaha gutyo nza gukorera Imana hanze. Bwira mugenzi ngo ujye ukorera Imana utari wapfa. Haleluya! Urumva rero nageze mu rugo kuwa kane nshaka kubabwira kuko Imana ifite imbaraga. Nageze mu rugo kuwa kane, njya kuwa gatatu ndara mu rugo, kuwa gatanu njya gusenga muri ADPR, muri ano masengesho yo kwiyiriza. Papa na mama barambwira ati se uri umurokore? Ndati cyane, narahindutse ndi umurokore. Ati rero buriya uzabivemo. Nuko ari wabuze kugira gute?
ukugira niyo mpamvu wagiyemo. Nanjye nabwo ati iya ndinzi ikandokora urupfu rukomeye ntago nayireka, nzayikorera. Ndagenda njya gusenga. Inashye nk'iki gihe rero sanga papa abantu baje kuragura, harimo n'umundi mupfumu witwa Nyagahinga. Yazanye ibyo ngo ibya papa bibi ububasha, imbanyuzemo bose bikubita hasi. Uwo mupfumu abwira papa ati umva, uyu mwana ni mumwirukane. Guhera uwo munsi mva kwa data, baranyirukana nkajya mba mu rusengero. Ariko sinagira umuntu ubimenya. Nkagira mushiki wanjye yitwa Delphine akajya anzanira ibiryo ku manywa, nkamera nk'uwigwa mu rugo, ariko nkarara hehe. Abantu bambona kuvuga ati yarahamutse, niyo mpamvu akunda gusenga kenshi. Ikigeragezo cyawe ujye ukibwira Imana, ibintu giceceka. Igihe kiragera rero papa arampamagara ambwira ati nshaka kuguha umugore ukamvira mu rugo. Bigenda gutyo nyine, n'inkwano byose aratanga. Mu mezi 6 mfunguwe nari nasezeranye muri ADPR. Narasezeranye muri ADPR mu mezi 6. Imana numva itarahabaye. Ubwo ndabibwiye, nimuhereze Imana icyubahiro rero ndabibwiye. Tugiye mu ijambo. Haleluya. Tugiye mu ijambo rito, ubundi dusenga iki? Ubundi dusenga Imana. Haleluya. Ndimo kumva turabona Imana. Nzi kuvuga mu kanya ndavuga. Ngiye gusoma ijambo ry'Imana. Sandofi contre dessus contre et me fonte Seigneur Jésus de Saint-Cyr de mort. Seigneur Jésus de Saint-Cyr vent. Seigneur Jésus de pente et ne t'entrée de si contre de tâche. Munguri fonte es gantro et de dry. Tandesio heregbo dahositi ne soit pas alové et non standesi quadra et excuse nous on est acquis de berfa de enegati. Seigneur Jésus d'ascension mandoche et distance nibyo tezifo Heza era vortan testios kizna. Senefo tazer drastiri fo menegrer. Ema fo dalasi shenye enosta. Niwe la doskizno. Aivola eleglaiti. Sandolesti evo ne try God. Itangiriro. Igitabo cy'itangiriro wa 14. Ayiford neno sans dra. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko. Igirebo stanse Gidivo Seigneur Jésus de Saint-Cyr mort. Igice cya 9 umurongo wa mbere. High distance, les bons les temps sigor, his defo a dry, les entrées de binifo. Igitabo cy'imigani, Sandoti, hezge, ezabirifo. Igice cya 21, la pulifo dry, umurongo wa 30.
muhereze Imana icyubahiro. Ujye ukunda Imana. Dusomere Itangiriro 21 uhere ku murongo wa 14 ndakubwira aho urageza. Undi dusomere haleluya Mariko igice cya 9 umurongo wa mbere wonyine. Undi araza kudusomera Imigani igice cya 21 umurongo wa 30. Mvugira ngo amen. Soma rata. Some mu izina rya Yesu. Tangira ibice 21 umurongo wa 14 haranditse ngo Aburahamu azinduka kare. Aburahamu azinduka kare Yenda umutsima n'imvumba. Yenda umutsima n'imvumba Y'uruhu rurimo amazi. birimo amazi. Abiha Hagari. Abishyira ku rutugu rwe. Abishyira ku rutugu rwe. Amuha n'uwo mwana. Aramusenda. Aramusenda. Avayo mu butayu. Azerera mu butayu. Berisheba. Ya mvumba ishiramo amazi. Arambika umwana munsi y'igihuru cyaho. Aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nkaho umuntu yarasa umwambi. Kuko yibwiraga ati ni kureba umwana apfa. Wanjye apfa. Yicara amwerekeye. Atera hejuru arira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru. Ahamagara Hagari. Aramubaza ati ubaye ute Hagari? Witinya. Kuko Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Ahari. Haguruka. Byutsa umuhungu. uwo muhungu. Kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Iyicarire. Akandi azagoshyiraho. Wageze soma. Nundi yitegure. Soma. Akira ngo iyi ngiyi ntacyo. Kadusome Mariko ibice 9 umurongo wa mbere. Arababwira ati ndababwira ukuri yuko abangaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwami bw'Imana. Arababwira ati uzanye ububasha batarapfa. Genda wicarire. Yihereza undi. Imigani ibice 21 umurongo wa 30. Chandeshebe tayigoro. Usome Migani ibice 21 umurongo wa 30. Nta bwenge cyangwa nta buhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Yicarire. Mukomere Imana amashyi. Dusomye ijambo duhereyeho. Uriya ijambo nibwo buhanuzi utagize gute butavangiye, uretse ko n'ubuhanuzi buraza kuza. Haleluya. Sara na Aburahamu babayeho nk'uko natwe turiho. Ngo Imana ibagenderera nk'uko nayo ikugendera, nk'uko uyu munsi irakugenderera. Irababwira ngo nzabaha urubyaro. Bategereza urubyaro bagira gute? Bararubura. Ngo Sara ngo agera igihe ibimenyetso byo kubyara bigira gute? Birangira.
ngo arangije yitegereza umugabo wa Aburahamu aramubwira ngo ndagukunda, ariko hari ijambo nshaka kukubwira. Aburahamu aritega amatwi ati none. Aramubwira ati rero twategereje Imana, yavuze yuko izaduha urubyaro, ariko njyewe ukubwira ndi umugore wawe, ibimenyetso yuko twazabyara byagize gute? Byararangiye. Ariko wabwiye mugenzi wawe ngo byararangiye abantu ntabwo ariyo byarangiye y'Imana. Byararangiye. None hari umuja, hari umukozi twirereye twebwe, yakuriye mu rugo rwacu, genda ujye uryamana nawe, bityo nabyara abana bazanyiyitirira kuko bazaba bavukiye mu rugo rwacu. Aburahamu ngo abyumva vuba. Ubwo urumva nawe ntabwo yari agisenga. Ujya usenga. Ngo aragenda aryamana n'uyu muja witwa nde? Ngo babyarana umwana w'umuhungu. Aburahamu agiye kumuterura izina, amuterurira nde? Ishimayire. Ngo umwana agenda akura, igihe kigeze cy'Imana, cy'ibyo Imana yagize gute? Yavuze. Ngo Imana igendera Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu subira ku mugore wawe mukuru, hari icyo ngiye gukora. Ngo Aburahamu asubira yihuta. Ngo Sara arasama. Agira gute? Ngo Sara agira gute? Sara arasama. Igihe cyo ndimo kwihuta, igihe cyo kubyara kigeze. Sara agira gute? Sara arabyara. Igihe cyo gusohora izina rero. Haleluya. Ngwino hano. Ngwino. Igihe cyo gusohora iki? Izina. Cyo gusohora umwana. Abwira umugabo we Aburahamu. Aburahamu amuga ati rero njye nshaka gusohora izina ry'umwana. Arangije ahindukirira Aburahamu aramubwira ngo umugabo wanjye senishorake n'umwana bagira gute? Bagende. Ngo Aburahamu kubera ukuntu yakunda guriya mwana si yabyumva. Ngo arajyamwe amuga ati Aburahamu we senishorake n'umwana bagira gute? Bagende. Aburahamu nanone si yagira gute? Si yabyumva. Ngo ariko marayika w'Imana amanukira muri Aburahamu aramubwira tumva, ibyo umugore wagutegeka ni ukuri, senishorake n'umwana bagira gute? Bagende. Dandosha igre. Ngo Aburahamu akimara kumva ijwi, genda wicarire. Ngo aragenda afata imvumba y'uruhu, afatamo n'amazi ashyiramo, afata n'imitsima. Ngo aragenda bihekesha Hagayi. Ngo aramusezerera. Ngo aragenda azerera mu butayu bw'i Berisheba. Ngo arakomeza azereramo, ya mitsima irarangira na ya mazi ararangira. Ngo ajya ngo yitegereza umwana we, ngo abona umwana ngo agiye gupfa. Ngo aragenda murambika munsi y'igihuru nk'iyo ngiyo. Ngo araza yijyamye hariya ngo kugira ngo ataza kureba umwana we agira gute? Apfa. Ngo ariko marayika w'Imana, haleluya, marayika w'Imana ngo agendera Hagayi aramubwira ngo ubaye ute Hagayi? Haba ngo byuka ugenda ufata umwana wawe ukuboko kuko nzamugira ikintu gikomeye. Ngo aragenda afata umwana ukuboko. Ngo akimara kumufata ukuboko, Imana imwereka agasoko hepfo aho ngaho. Ako kanya iramubwira ngo genda uvoma amazi uyaramize umwana wawe. Ngo aragenda arayavoma, ayaramiza umwana, umwana arongera arabaho. Haleluya. Amajije kubaho, ngo barakomeza bazerera mu butayu bw'i Berisheba. Ngo igihe kiragera, umwana amajije gukura, baragenda batura mu butayu bw'i Parani. Nyina ngo abuze umuntu amushyingira, ngo amushyingira umunyagiputakazi. Aho harimo ijambo rivuze iki? Hari ijambo Imana yarabwiye Aburahamu, iramubwira ngo uwo uzagukomokaho wese azagira gute? Azakomera. Harimo ijambo rivuze ngo icyo Imana yavuganye nawe no kugikora izagira gute?
izagikora. Haleluya. Nimba hari icyo Imana yavuganye nawe uyu munsi, Imana ishobora kuvugira mu ndirimbo, Imana ishobora kuvugira mu ijambo, Imana ishobora kuvugira mu mpanuzi runaka, ariko uyu munsi Imana yavuganye nawe. Twasomye irindi jambo ryo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu gitabo cya Mariko igice cya 9 umurongo wa 1. Iri jambo twasomye ntabwo ari ijambo ryavuzwe n'umwana w'umuntu, ni ijambo ryavuzwe ubwami bw'Imana bugera mu kibazo cyawe. Forase ubwami bw'Imana uyu munsi bugera mu kibazo cyawe, nanjye bugere ku kibazo mfite. Haleluya. Ubwami bw'Imana, Imana imbwira amagambo ahangaha, irambwira ngo ubwami bw'Imana, babwire yuko ubwami bw'Imana buje, kandi buje buzanye ububasha, noneho mutari mwapfa mukiryoherwa. Ubwami bw'Imana ntabwo bwaza ufite imyaka 100, bugomba kuza hakiri kare, abana bakabona yuko ubwami bw'Imana bwageze iwawe. Mwamvugiye ngo amina. Ariko ubwami bw'Imana, njye papa nigeze kujya amasengesho y'iminsi 2 n'umudamu. Papa yaramaye inka ifite amezi y'ukwezi ngo ibyare, akajya hanyura gutya akabona turi ku rusengero, akajya hanyura gutya nanone nejo akabona turi ku rusengero, inka aragenda arayishorera. Ndi mu rusengero nahimbawe, ndimo kuririmba, umugabo witwa Dimaraza arambwira ati yanka yawe kombo kwatubwiye kariya uko mbonye papa wawe yishoreye, mitamva muri korari, none iyo nka uyisubiyeho se? Ati nisubiyeho nsanze uzapfura imbwa. Ndarira Mariya araza, Imana yambwira ati mwana wanjye nzakugirira neza papa wawe akiriho. Haleluya. Nge nzazana ubwami bw'Imana akiriho. Umudamu ararira avuga ati uyu muryango mbimenye ntabwo mbe nawushakiyemo. Ararira mbona agiye no gupfa. Duhamagara Imana yavuga ngo nzabarengera abana banjye. Imana ibarengere mu izina rya Yesu. Noneho ndawati iki kiraro ntago cyaburamo inka, njya kureba umuntu ndagirira mu cyaro nyine, umuntu aragira undi akajya byaza, ukajya byaza nawe akabyaza gucyo. Narayibakuriye tuvuye gusengana, none inka ndayibura ngira ngo bayibye. Njya kumubaza amibumbi 5, uti rero nabonye umurima ndayigurisha akiri mu 5. Ati byijyanire. Byijyanire. Haleluya. Sinzi ukuntu nyuma ukuntu byagenze ndapfundikanya mbanguza agaka gatoya, tukadugashakira n'igikoma tukagaha gatoya cyane kudufaranga dukeya. Imana ihera aho ngaho ikora, tujye kubona tutangiye kubona neza y'Imana. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo mugiye kubona ubwami bw'Imana buzanye iki? Ububasha mutari mwapfa. Komera Imana amashyi. Ngira ngo ibibazo birarangiye, inzara iba yinjiye mu rugo. Ndibuka umunsi umwe nafashe imyenda umudamu yose yazanye, inza kuyigurisha disantere kuri sitasiyo hariya, utari wajya ku giti cye, uvuye mu mujyi utari wajya ku giti cy'inyoni, kugira ngo nzamure ubufu bw'ubugari. Ariko reka mubwire, Imana igikora ibitagaza. Haleluya. Ubu tuvugana kubera ubwami bw'Imana, inka ndazifite. Inka ndazifite, n'ibitari inka ndabifite. Haleluya. Ndibuka umunsi umwe nagiye gusenga, Imana yambwira ngo mu bana muvukana nta muntu uzamukire nkawe, kandi bose barize n'injye utarize. Baraba Imana. No, ibimbwira mfite mushiki wanjye woroye inkoko 30,000. Inkoko 30,000. Umva Imana yagira isoni. Irambwira ngo uriya mushiki wawe uzamuru ndati noneho karabaye. Ubu tuvugana mushiki wanjye ndamuruta uwo nguwo.
yaje mu rugo mfite abana babiri, arambwira ngo nubyara umwana wa gatatu ntabwo nzagaruka iwawe. Ahubwo wagira ngo yaravuye umudamu ahita asama. Tuba tubyaye wa gatatu koko si yagaruka. Yagarutse ejo bundi dufite bura ubwami bwaraze buzanye n'ububasha, nibwo yaje. Haleluya. Naje mu modoka yanjye, njye naje mu yanjye kandi nshyashya. Urumva ni ubwami. Haleluya. Bwaje buzanye iki? Ububasha. Ariko baragira icyubahiro. Nta deni ririmo, nta n'ideni mbamo, ni Yesu ubikora. Si ubwami bwaje buzanye iki? Ububasha n'ubushobozi. Mbese haleluya, ubu bwami iyo buje buza buzanye byose. Ntabwo wagura imodoka utariye, nubwo mbura umwanya wo kubijyaho, ariko birahari. Ni ukuri kwa Yesu birahari. Ahubwo tuba twibereye muri ibi bintu by'Imana. Yewe umuntu wamamagaye ahangaha yarambwiye ati turumaze nyeje ibizi ngahe, nanjye ndavatereka mbabwira. Mbwira Imana ati rero abo bantu ntabwo nabajyamo, nanjye narasenze. Ndati nandi mu yitatu nyashoje mpita nangira ndi. Ejo nibwo navuye ku musozi wa Kinyamakara. Uyu munsi rero impamvu nanje kuza kare nabwo nari mu butabo bw'Itokowe. Mvuye ndati abantu bamaze kangahe ntabwo umuntu yabahagarara he. Ngerega ngomba no gusenga kubarusha. Inasenze byonye n'abadayimoni ba papa bandangiza. Nawe yarabimbwiye ati umunsi uzareka gusenga uzarara upfuye. Mfite abana 6, 5 b'abahungu n'uwa bucura, mwita bucura nyine kuko nta wundi nari nabona w'umukobwa. Haleluya. Njye nta kibazo mfite cy'abana, biterwa n'impamvu. Haleluya. Papa ntabwo yagera iwanjye, nanjye yonge iyo nabuze cyo kuri inyama zo kujya nditembeza, kumva imodoka irimo guhindira hepfo yiwe, akava ati wa mpongaraje, agahita amanuka ati tujya kwa Gatarama baguha ibiro 4 ibiro 4 by'inyama ushyira buzukuru ihute. Bakabonye inyama zo kugira gute, bakabonye inyama zo kuki. Nagajya tuma ninjirayo, ndagajya tuma ninjirayo. Ntabwo twana kandi yambwe ati sinkwanga, ariko suzakandagira iwanjye nanjye nawe nzakandagira iwawe. Nuko nguko nyine. Haleluya. Wahereje Imana icyubahiro ko Imana ikora. Rero Imana yambwiye ngo hari ubwami bugiye kuza buzanye ububasha muri no torero. Hari ubwami bugiye kugera ku bamama, hari ubwami bugiye kugera ku bapapa no ku basaza. Renos egadi seneferdra buzanye ububasha. Ndajya mbabwira ngo iki Imana yavuze ko no mudugudu kigiye gutangira. Nta muntu ukorera Imana uhomba. Mujye mukorera iki? Mujye mukorera Imana. Muri covid Imana yarambwiye ngo jya Kanyarira, nibaza ahantu nzanyura kugira ngo ngere Kanyarira ndahabura. Mfatiye amaguru nyura za Ruri Gakenke imagena iminsi 3 n'igice ngera Kanyarira. Masanga umukecuru arambwira ngo gusenga kwawe kwarumvishwe, uragira mu rugo naguhaye umugisha. Ubwo urumva ntago narayeyo, kugaruka nagenze iminsi 4 n'igice bihura n'iminsi 8.
inkweto narazivanyemo ibintu byarakaze. Ngeze mu rugo imura n'ubwami bw'iki, nahuye n'ubwami bw'Imana, mura n'ubwami bw'Imana buje buzanye ububasha. Mura n'umugabo nazi namusengeye kera arwaye, nsanga yageze mu rugo yaranegereza, arambwira ati njye Imana yanyohereje wanyuze, ati hari ukuntu naje w'umukire. Arambwira ngo Imana yambwiye ngo nkubakire ibiraro byo koramo ingurube bihwanye na 4 miliyoni. Nzava hano bigize gute? Byuzuye. Ndabatu n'ubwami. Ahita byubaka. Byahuye n'amafaranga 1 miliyoni ze. Imiraro nkajya nyireba nkibaza se ubundi Imana izanyuraho kugira ngo nshyiremo norore, ubundi Imana izazivana hehe? Ngiye kubona mbona haje umugabo w'Ibutare muri covid ya 2, arambwira ngo Imana yanyohereje ahangaha, ubundi ugiye korora iki? Ndahati nshaka korora ingurube nyine. Ati Imana yambwiye ngo nguri ingurube za 2 miliyoni. Imana wawe nina waragaruka nyuma aravuga ati azirebye ukuntu ingurube za 2 miliyoni ni ingurube 5 ni ingurube 5 bamaye zifite amezi ingurube 5 z'inzungu, ingurube ipima kilo 200 cyangwa 205 cyangwa 300. Wawe ni wakoze byawe arongera aragaruka asanga ati nanjye nagushyiramo izindi zizi ziba zirabyaye rero zibyaye ingurube 100. Ingurube 100 ye ndati rero wa Mana we niwe kubigaburira nta kuntu nimereye undenye. Irabira ngo mva ninjye wabikoze nzabikora. Yewe we nkajya kumva ngumva umuntu amamagaye ngo Imana yanegetse kuguha tone 3 z'ibiryo, Imana yanegetse kuguha tone 2 z'ibiryo. Ingurube bigeze mu mezi 8 nangira kugurisha n'abanyagisenyi. Ubwa mbere ngurisha ingurube za 25 miliyoni. Ubwa kabiri nabwo yenze kugeraho kubera ubwami. Mbese naragurishije ndanazimara. Ibyo byarahenze ndati ibi bintu reka ngurishe buriya nzongera nangire. Ariko narinze ngurisha nene nazigurira ibiryo, nta n'umuntu nene nasaba ngo ibyo byanshiranye. Naragendaga ngapfukama no mu mvura iragwa nkati ngaho ndengera ibira bintu ni wowe wabizanye, ikazi kandengera. Haleluya. Ikazi kagira gute? Ikazi kandengera. Impa ndubatse inzu nziza mu mujyi wa Kigali Norvege. Ndayafite. Haleluya. Ntabwo yari yuzura nyine ndimo gusenga menshi, nawe nigeze nsenga ndimo kuyasenga kugira ngo nabyo birangire. Maze rero ngura n'imodoka. Haleluya. Imana yambwiye ngo njya gushaka perimi. Njya gushaka perimi. Ihita nabikora. Perimi nayishyize mu mufuka kuri 17 z'ukwa 8 umwaka washishe. Kuri 18 njya kuzana imodoka amasheko. Kuri 18 njya kuzana imodoka amasheko. No, mwahereje Imana icyubahiro. Erapa. Bwira mugenzi wanjye ibi bintu birakora. Bundi wakiranuka gusa. Haleluya.